dusoma hano mu byahishuwe Yohana Ego. ni isura imwe no ku murongo w'icyenda. Nubwo tusoma henshi ariko turaza kugabanyaho bukeya. Ego. Reka dusome. Jewe Yohana dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bambura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Nyuma yanjye numva ijwi risa n'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike ucyohereza amatorero 7 ari mu Efeso, Isumurina n'i Pergamo na Tuwatira na Saridi na Filadelfiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza. Hagati y'ibyo mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yari afite umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nka shelegi. Amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge byasaga n'umuringa w'umuteko utunganijwe mu ruganda. Ijwi rye ryasaga n'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kw'iburyo yari afite inyenyeri ndwi. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'aho izuba rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, andambikaho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi mporaho. Icyakora nari narapfuye, ariko none mporaho iteka ryose. Amen. Amen. Muriko murumva? Ego. Sawa. Dusome mu ndirimbo ya Salomo. Ni isura 2 n'umurongo wa 3. Ng'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba, niko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Iyo nicaye mu gicucu cye ndanezerwa. Amatunda yarandyoheye. Yanjanye mu nzu y'ibirori. Ibendera rye ryari hejuru yanjye arwo rukundo. Ampembuza imbuto z'uruzabibu. Andamirisha umutapuwa kuko urukundo rw'Imana rwansabye. Mu kuboko kw'ibumoso yarakunseguye, ngo naho ukuboko kw'iburyo yarakumbumbatishije. Amen. Amen. Reka dusome kuri ya sura nyine, sura 2 nyine n'umurongo wa 14. Ni inuma yanjye iri mu bitutu by'urutare no mu bishumiko by'ibihanamanga. Reka ndebe mu maso yawe, numva ijwi ryawe ryiza, kuko ijwi ryawe ari ryiza n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Turanezerewe kandi tubishimye. Reka turirimbe. Turaririmba indirimbo ya 325 ariko turayiririmba mu Kirundi. Imana idufashe. Amen. Dutonde urugamba twese tuje ntambara, ukwicara ku mazi k'Isatana kiriho, idarari imbere ahagaze n'abadayimoni agomba kuduca ivutu, nyamara azotsindwa. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, aneshereje isi yose no kwizera kwacu. Inkota turayi n'ijambo ry'Imana, imwe yaneshereje abera bakera. Barwana birahiro ko kwizera kwabo kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, kwaneshereje isi yose no kwizera kwacu. Abanzi bacu ni benshi barwanyaga kiza, tuzabanesha twambaye izimanikana.
ingofero y'agakiza, inkindi y'ukuri n'ibirato by'amahoro bitwaye kwizera. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, aneshereje isi yose no kwizera kwacu. Niwanesha nzakwambika impuzu y'umwami, azavuga izina ryanjye imbere y'ijuru, ntituve hasi mu izina rya Yesu. Tunesha abanzi bose tujanye n'umwami. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, aneshereje isi yose no kwizera kwacu. Abanzi bacu barwanyaga kiza, tuzabanesha twambaye iby'Imana itanga, ingofero y'agakiza, inkindi y'ukuri, ibirato by'amahoro tutwaye kwizera. Nuko niko kunesha, uko niko kunesha, yaneshereje isi yose no kwizera kwacu. Niwanesha nzakwambika impuzu y'umwami, azavuga izina ryanjye imbere y'ijuru, ntituve hasi mu izina rya Yesu. Tunesha abanzi bose tujanye n'umwami. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, aneshereje isi yose no kwizera kwacu. amen, Amen. 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 Muriko muratwumva neza, Yego turabumva. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka tuganire dushimye Imana kuko Imana yaturamukijeho neza muri iki gitondo cya none. Ubu ngubu ni mu rukerera, twebwe abandi nabo bagiye kuryama, nijoro nabo rirakuze, ariko dushimye Imana kuko yatugiriye neza, kandi nkabashimiye n'abayobozi batugiriye icyizere ngo tuvuge ubutumwa bwa Kristo. Imana n'abasanira baheza umugisha, namwe mwese twateranye uyu munsi wa none, Imana ibarinde, kandi Imana ibagasanire ibaheza umugisha. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana ntidutinda, kandi uyu munsi wa none nyine abantu babahaye bagenda ngo baje mu matorero yabo bajya gusenga, ariko turaba nk'abihuta ntituzadutinda. Imana idufashe. Amen. Ariko ndagira ngo muri ko muratwumva neza cyane. Turabumva muze. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana, twasomye ijambo ry'Imana ryiza, kuko iyo abantu bagiye kuvuga ubutumwa bw'Imana, Bibiliya zitubwira ngo ni ibyahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose gukora imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Twasomye ijambo ryiza, ariko iyo dusoma mu byahishuriwe Yohana, iyo dutangiriye ku isura ya mbere, izitubwira ngo ibi ni ibyahishuwe na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Amen. Imana yabimuhereye kugira ngo yereke imbata y'ibikwiriye kuzabaho vuba. Amaze gutuma marayika nawe aramanuka aza kumenyesha imbata ye Yohana. Yamaze gusoma ibyo ngo abyitondere. Imana idufashe cyane. Amen. Ngo hahirwa usoma aya magambo y'ubu buhanuzi, ngo hahirwa n'uyumvira, ngo akitondera ibyanditswe kuko igihe ari kigufi. Imana ishimwe. Amen. Yari kuri ka karwa, bahaye bamuhora ijambo ry'Imana, yari mu butumwa bwiza, kandi izindi ntumwa zose zari zimaze gupfa, niwe wari usigaye wenyine. Icyo cyatumye bamujyana kuri ka karwa, aravuga ngo ibi ni ibyahishuriwe na Yesu.
Yego. Imana yabimuhereye kugira ngo yereke imbata y'ibikwiriye kuzabaho. Amaze gutuma marayika nawe ngo aramanuka ngo aza kumenyesha imbata ye Yohana. Yego. Arimo guhamya ibyo ngo yabonye kuko ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen. Tuba turi icyaremwe gishya kandi ibya kera biza bishira. Aravuga ngo dore none bihindutse bishya. Nuko tuba turi muri Kristo. Nawe uzutegera kuba muri Kristo ngo ariyo twicaramo ni Yesu. Umwanditsi niko yavuze ngo yatugize kuba umuvandimwe we. Amen. Bibiliya dusomya ku isura ya 4 haratubwira ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe b'amatorero 7 ari muri Aziya. Ubuntu bw'Imana buza buba muri mwe n'amahoro ngo biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ngo biva mu kirindwi iri imbere y'intebe yayo ngo no kuri Yesu Kristo. Uwo niwe mugabo wo guhamya ukiranuka ngo niwe mfura mu byo kuzuka ngo niwe gutwara ubwami bose bo mu isi ngo kandi kadukunda ngo niyo yatwejeshejeho amaraso ye ngo duhinduka abami n'abatambyi b'Imana ngo niyo nafse icyubahiro n'ubutware bibaye ibyaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Ishimwe Imana kuko Imana yatugiriye neza. Tukaba duhaye tuvuga ubutumwa bw'Imana twabutangije kera none ubu ni igihe cy'ubusaza. Ariko biriya kugira ngo ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Ngo ubuntu bw'Imana bube muri mwe n'amahoro. Ngo biva ku Mana, biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ngo biva mu kirindwi iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo. Uwo niwe mugabo wo guhamya uzukiranuka. Ngo niwe mfura mu byo kuzuka ngo niwe uzutwara abami bose bo wese ngo kandi kadukunda ngo niyo yatwejeshejeho ibyaha byacu n'amaraso ye ngo amaze duhinduka abami n'abatambyi b'Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu niwe duhaye tuvuga turiko turavuga Yesu. Ni Yesu duhaye tuvuga ubwo bari kumwe na Yohana ari kuri kakarwa ari mu mateso n'amakuba akomeye cyane. Bibiri kutubwira ngo jewe Yohana dusangiye amakuba. Imana ishimwe. Amen. Ngo jewe Yohana dusangiye amakuba n'ubwami ngo no kwihangana ngo biri muri Kristo Yesu. Ni ibintu biri muri Kristo bikubiye muri Kristo. Imana ishimwe. Amen. Ngo Yohana dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana ngo biri muri Kristo Yesu. Ngo nari ku kirwa cyitwa Patimo bahaye bampura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Yego. Ngo ndi mu mwuka. Ngo numva ijwi risa n'iry'impanda rivuga riti ngo icyubuntu cyandike ngo cyohereza amatorero 7 ari muri Efeso. Ngo Isumurina n'i Pergamo na Toatiya na Saride na Filadelfiya na Laodikiya. Aravuga ngo mpindukizwaga no kureba ryajwi ryavuganaga naje. Yego. Manishi mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga naje. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza hagati y'ivyo mbona usa n'umwana w'umuntu. Yari yambaye igishura kandi yari afite umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we ngo byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nka sherege. Amen. Imana idufashe cyane. Amen. Uravuga ubwiza bwa Kristo. Ngo mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nawe. Yego. Aho mu ndirimbo ya Salomo izitubwira n'isura 2 n'umurongo w'8. Imana idufashe cyane. Nawe yashoboye kuvuga ngo numva ijwi ry'umukunzi wanje rikomanga rindamutsa. Yego. Imana ishi ngo ijwi ry'umukunzi wanje ngo rihaye risimbagurika mu mpinga z'imisozi miremire. Ngo n'ikiramo ngo cyangwa umucanzogera w'ipara. Ngo bahagaze inyuma y'inkiki ariko aza ndebera mu madirisha. Akagaragara hagati y'imbariro. Umukunzi wanje atangira kuvuga arambwira ngo haguruka mukunzi wanje ngwino tujane. Haleluya. Ati dore itumba rirashize imvura imaze gucika uburavyo bugiye kuravyo kwisi. Igihe cyo kujwigira kwinyoni kurageze ngo kandi ijwi ry'intungura ngo ryumvikanye mu gihugu cyacu. Umutini weze imbuto z'umwima mbere. Inzabibu zirarabuze. Ngo haguruka mukunzi wanje tujane
ngo ni inuma yanjye ngo ariko iri mu bitutu by'urutare ngo no mu bishuko by'ibihanamanga ngo reka numve ijwi ryawe ryiza Imana ishimwe ngo n'uburanga bwawe bwiza ngo kuko uburanga bwawe buhebuje Imana ishimwe cyane haleluya umutapuwa mu biti byo mu ishyamba ngo niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu ngo ariko iyo wicaye mu gicucu cye nzanezerwa ngo amatunda yarandyoheye ngo yanjyanye mu nzu y'ibirori ngo ibendera rye ryari hejuru yanjye arirwo rukundo aravuga ngo ampembuza imbuto z'uruzabibu ngo andamirisha umutapuwa kuko urukundo rw'Imana rwansabye haleluya ibumoso ngo yarakunseguye ngo naho ukuboko kw'iburyo kwarambumbatiye Imana idufashe cyane iyo turi muri Yesu azadukuyakuye azatwigiza hafi aravuga ngo umutapuwa mu biti byo mu ishyamba ngo niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu ngo ariko iyo nicaye mu gicucu cye nzanezerwa amatunda yarandyoheye yanjyanye mu nzu y'ibirori ibendera rye ryari hejuru yanjye arirwo rukundo ngo ambembuza imbuto z'uruzabibu ndamirisha umutapuwa kuko urukundo rw'Imana rwansabye haleluya idufashe cyane haleluya ijambo ry'Imana twasomye Yohana ngo mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nawe ati mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza hagati y'ibyo musa n'umwana w'umuntu yambaye igishokero kandi yari afite umushumi w'izahabu mu gituza umutwe we n'umusatsi we ngo byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nka sheregi ubwoya bw'intama ngo bwera cyane nka sheregi bisa na wa mukobwa w'umushuramo babo baramubwiye bati wa mukobwa ati uwo mukunzi wawe arusha abandi ati gituma kwihanangiriza atyo atariko nawe urinda tw'umugore aramubwira ngo umukunzi wanjye arera akeye mu maso n'inyamibwira uti ibihumbi inzovu amen amen nziza cyane umusatsi uratsibye urirabura nk'ubwoya bw'intama ngo amaso yarasa n'inyana iri ku migezi yuhagizwa amata ateye neza imisaya irabutse nk'akarima k'imibavu ngo nk'imikindi itwikirijwe n'uburabyo bw'umura neza amena ni mwiza nk'imyerezi imvugo iranezeza ngo ni ukuri n'ibyiza buhebuje ngo yemwe mwa bakobwa b'i Yerusalemu Imana idufashe haleluya hano uko niko yamubonye n'uyu mukobwa w'umushuramu nuko yamubonye yabonye ubwiza bwa Kristo ubwiza bwa Yesu tuza tunezerwa kandi tukishima Imana idufashe amen kizwa no kureba ijwi ryavuganaga nawe ati mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza hagati y'ibyo mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yari afite umushumi w'izahabu mu gituza umutwe we n'umusatsi ngo byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nka sheregi ngo amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro ibirenge byasaga n'umuringa w'umuteko utunganijwe mu ruganda ijwi rye ryasaga n'iry'amazi menshi asuma akimubonye cyo Imana ishimwe amen ufite inyenyeri ndwi mu kanwa ke havamo inkota itaye ifite ubugi impande zombi atariko mubonye cyo wikubita imbere k'upfuye andambikaho ukuboko kw'iburyo Imana ishimwe amen andambikaho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi mporaho ati cyakora nari narapfuye ariko none mporaho iteka ryose ngo kandi mfite uruzo z'urupfu n'izikuzimu Imana ishimwe iyo turi muri Kristo twicaye muri Kristo Imana ishimwe cyane ngo duhinduke bashya tuza duhinduka bashya turi mu ijambo ry'Imana ngo muhinduke bashya no mu bwenge bwanyu ngo twambare umuntu mushya waremeweho gukiranuka no kwera ngo bizanwa n'ukuri kuko Imana yabishatse Imana ishimwe amen uyu ni Yohana yari kuri kakarwa yari mu matesa akomeye cyane ariko avuga neza cyane ngo ibi ni ibyahishuwe ngo Imana yabimuhereye kugira ngo yereke imbata ye ibikwiriye kuzabaho vuba ituma marayika nibwo yatumaga marayika yari mu kaga yarakomeye byari bikomeye cyane ariko Yesu amugirira neza Imana ishimwe Yesu amugirira neza Yesu ni umukunzi wacu ngo niwe dukwiriye kuza ngo mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubwoko impande zombi akimubonye cyo mwikubita imbere nk'upfuye ariko ndambikaho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi mporaho icyakora nari narapfuye atariko none mporaho iteka ryose mfite ifunguro ry'urupfu n'izikuzimu Mana data niwe dukwiriye kwizera nta wundi yo tunezerwa muri Kristo Mana ishimwe icyo cyatumye abakobwa aramubwira bati nawe wa mukobwa ati ni igitangaza uwo mukunzi wawe arusha abandi iki umukunzi twihanangiriza atyo umukunzi wawe arusha abandi iki
aramubwira ngo umukunzi wanjye arera atakeye mu maso n'inyamibwa iruta ibihumbi inzovu ati ni nk'izahabu nziza ati kandi umusatsi uratsivye urirabura kuguye bw'injuju ati amaso yasa n'inyana iri ku migezi yuharijwe amata iteye neza ati imisaya irarambutse nk'akarima k'imibavu ngo nk'imikingi itwikirijwe n'uburavyo buhumura neza mana ishimwe amen mana ishimwe haleluya ubwiza bw'imana tuzabona yesu ubwo tuzoba twanditse ya myambaro yera turi kumwe na Kristo nicyo cyatumye umwanditsi avuga ngo reka mbafuhire ifuhe ryo mu buryo bw'Imana ngo nabakwereye umugabo umwe ari yo Kristo ngo mubashingire mumaze kumwari mwiza utunganye utagira intege yego kandi mutahiza naboneka ngo tuzahabwa ikamba ry'ubwi mana ishimwe Imana yasezeranyije bayikunda duhagarare mu kuri twambara imbaraga zo gukiranuka iyo twambaye imbaraga zo gukiranukira Imana kuko twahawe agakiza k'ubuntu n'agakiza k'ukabuze ariko ni Yesu waduhaye ako gakiza nicyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo duhagarare dushikamye ngo ariko dukenyeye twambaye gukiranuka ngo nk'icyuma gikingira igituza ngo kandi dukwese n'inkweto ngo aribwo butumwa bwiza bubiteguza ngo ikigeretse kuri ibyo ngo dutware kwizera nk'ingabo ngo niyo tuzobasha kuzimisha ya myambi ya wa mubi yakumuriro ngo muzamwakira agakiza k'abingofero mwakire n'ingota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana mana turi mu Kristo aho ni ukuba muri Kristo twicaye muri Kristo tugendera muri Kristo ayo ni amahirwe tuzashika imbere y'amaso y'Imana inkota ityaye ifite ubugi impande zombi Yesu azoza ate gucira abakene imanza zitabera ngo abagwa neza bo kwisi azabategekesha ukuri kandi isi azayikubitisha inkota ivuye mu kanwa ke gukiranuka kwe kuzoba nk'umushumi akenyeshe aravuga ngo umurava uzoba nk'umushumi wo mu kenyere amen tuzabana tuzaba turi muri Kristo Yesu ngo nabonye ijuru rikinguye ngo ngiye kubona ngo mbona ifarashi y'umweru ihetswe niyo kwizerwa ngo kandi niyo ukuri ngo nije gucira bikabera ikarwana intambara zikwiriye Imana idufashe haleluya amaso yasa n'ibirimi by'umuriro umutwe we ngo afite ibizingo byinshi ngo afite izina ryanditsweho bitazwi n'umuntu keretse uzarihawe ngo yambaye imyenda yinishijwe amaraso kandi yitwa jambo w'Imana ngo ingabo zo mu ijuru ngo ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru ngo zambaye imyenda y'ibitare byiza itanduye Imana ishimwe aramubona ngo kunda no ku bibero bye ngo afite izina ryanditswe ngo ritazwi n'umuntu keretse uzarihawe Imana ishimwe turi muri Kristo aho turiko turavuga abantu bari muri Kristo aho uyu mwanya turi imbere y'amaso y'Imana duhaye dushima Imana ego Yohana yashobotse ngo tunezerwe ngo tuzatwishime ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye ngo kandi umugeni akaba yiteguye ngo ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana ngo ariyo mirimo yo gukiranuka kw'abera aravuga abona abahiriwe bazambaye iyo myenda ngo ayo magambo kuri kw'Imana Imana ishimwe cyane haleluya ifite inkota mu ntugu ayikubita amahanga ayiragiza inkoni y'icuma ayengesha ibirenge bye mu muvuri w'inkazi w'Imana ushobora byose aravuga ngo kunda no ku bibero bye ngo azoba ari umwami utwara abami bose bo mw'isi azabwira ibisiga byo mu kirere ngo nibize kurya intumbi z'abami n'iz'abatwara Yohana yari ku karwa ka Patimo aravuga ngo mbona marayika amanuka afite urufunguro rwo gufungura ikuzimu afite n'umunyururu mu ntoki afata ya nzoka ya kera y'umwanzi Satani ayibohera kugira ngo ayishiraho ikimenyetso gifatanije kitongera kuyosha amahanga kugeza iyo myaka 1000 izashira mucyakora nishira ikwiriye kubohora bw'igihe gito Imana idufashe ngabona abantu imyuka bahaye bahurwa ijambo ry'Imana bazira ijambo ry'Imana Bibiliya tubwira ngo abo barazuka bimara na Kristo imyaka 1000 aravuga ngo niwe muzuko wa mbere w'abapfuye n'abasigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira icyo bikoze ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwe wera urupfu rwa kabiri ntirugiricyo rumutwara ngo bamaze gutyo bazobara abatambyi b'Imana kandi bazimana na Kristo imyaka 1000 Imana idufashe duhagarare mu ijambo ry'Imana duhagarare muri Kristo ijambo ry'Imana ryemeye kutweza no kudutunganya turi muri Kristo Yesu nicyo twasomye ijambo ry'Imana ngo jewe Yohana ndi mu mwuka ngo numvijwe rimbwira ngo icyo mbona byandike ngo ryohereza amatorero ari muri Yesu Iyo ni ijambo ry'Imana dukwiye kuryizera turyizere ribe hagati muri twe aravuga ngo nk'umutapu wa mu biti byo mu ishyamba ngo niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu ngo ariko iyo nicaye mu gicucu cye Imana idufashe
ngo nzaneze gutunda yarandyohe ngo yanjanye mu nzu y'ibirungo ariko ibendera rye ryari hejuru yaje ngo ari urukundo ngo mpimbuze imbuto z'uruzabibu haleluya ngo ndabiyita ku rukundo rw'Imana rwansafiye urukundo rwa Kristo ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye ngo nanjye nzasaba data azabaheza undi mufasha wo kubana namwe aravuga ngo niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka yuko abisi bamuhabwa ngo kuko ngo ariko kutuzomera kikurerekanwa ngo icyakora icyonzi Yesu niyerekanwa tuzasana ngaho ijambo ry'Imana bagasana Amen. Hallelujah.